ubwikore bwa ngombwa ko Vedasa yaje muri uyu murimo ari umurayiki wimenyereza umurimo wo kuyobora paruwasi. Imyaka yamaze n'igihe yamaze yacyitwayemo neza cyane, maze bimuhesha kuzamuka mu ntera y'ubwikore. Hanyuma mu gihe yari muri iyo ntera, yewe wakunze kubasura muri paruwasi ya Kiraro, nabonaga ibintu Imana iri kumukoresha hamwe n'abakristu ikantangaza. Navuga nawe uko wabugira pastori ataramara n'ikindi gihe kirekire, ariko twakomeje kumukurikirana kandi dushima Imana umugero rwiza agezeho, akaba yateye intambwe yo kuba pastori kandi akaba akomeje n'izo nshingano. Turamunezerewe cyane rero nk'abakuru be, turamwakiriye muri ubu bumwe bwacu mu kanya turi bumuhobere, tumubwira ngo komeza ujye imbere kandi umwuka w'Imana akomeza kuyobora. Adamasi rero uraje nawe. Haleluya, karibu rwose ngwino. Usanze bene data bakwanjije muri uyu murimo. Uyu ni umurimo mwiza, sindi mubitineho cyane kuko Mwepiskopi ubutumwa yabutambukije buhagije, ariko ngwino ntabwo uri wenyine, turi kumwe, tuzagushyigikira kandi tuzakomeza kuba hafi kugira ngo nawe utere intambwe zose ugomba gutera muri uyu murimo. Rero ntugire ubwoba, Imana nawe izagushoboza kugira ngo uve kuri uru rwego nawe uzagere no ku rundi. Rero turabishimiye, turabakiriye, tugira ngo rero sabe bene data batambuke babashyikirize impano twabageneye zo kubabwira ngo karibu mu murimo kandi mukomeze mujye imbere. Umuntu wese ubwo azi uko agiye kubigenza, abo twahaye inshingano, ubundi abandi mubegere cyane kugira ngo n'ifoto ize kugaragara.